Orero pfukama ngusengere. Ubu buno se Oya ubutako. Ariko ushaka uki ufite agasuzuko. Icara gusangiza fafa. Mana nziza mana ishobora byose. Wari warabinyeretse ko uyu mwana azaba umuretsire. Mana we. Jamubwiriro hari ibiryo se wagiye cyangwa urashaka kubayoboka? Ntumbwiye ko ibyo nketse ari byo. Uketse bigize Ko tuvuye mu gisibo wasanga abashe baje kwishyuza umuceri wabo twariye. iki mahoro gusa Kahoranye imbabura wacyohewe. ariko nta kindi uzi sibye bitutse. Umva rero umuzungu yaravuze ngo time is money. Amahinga gahanga bavukanye ubuhanga buhanganywe n'uburanga bakaba baragufashe tayari ubise igihe gihura he n'amafaranga. Congratulations Gahanga, ubufasha bibuze bose bita ibigori. Wapa ariko mba nanarije Nuko warawanariza umuzungu akagupfubura. Genda bakingurire nayo byo kuyoboka gereka ariko ntabwo nkeneye kuyoboka. Mana yanjye Uwiteka, Mana Nyiringabo Nyagasani, mbabare urebe uyu umukozi wawe, suri umukozi w'Imana, suri umukozi w'Imana, genda uzana udutebe. Yesu we, Mana yanjye, harya buriya handitse ngo ikira muri Yesaya 38:39. Zana udutebe, zana udutebe. Ihute we, ihute. Muri Yesaya 38 haranditse ngo Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvishe gusenga kwawe, nebe bazizanye umukozi w'Imana, bato twicaye hano. ese bagabo ko mbona nazi munagenzwa n'iki? Ubwo se urabona cyangwa uribeshye? Ndabona nyine ndi mu myisi Naguriyo ariko vuba bidatinze urayiba. kuze impamvu ubwo. Impamvu ya mbere iyo ureba ntago ari kutubaza bitugenza. Kandi ubona ari amaguru. Gaho dukomeze. Iki Iperereza. noneho muri abapolisi Nabivuga uyu mugabo bidasubirwaho n'iyimumye. Ubwo urabona naba majoro n'imyati. Ubuse ngiye n'abakoroneri n'ayamaga. sha wapipe Bimenye rero. muri abakinyi Turi abahanzi. ko mbona mudasa nk'abose Noneho basukwabo. cyane rwose. None se twebwe dusagura. sha ndabona musa nk'abapasiteri. Sinumva watumenye se. Ase wari usanzwe tuzi cyangwa ari aho watubonye. Nabonaga mubugera gutyo sinenze ko tuzahura. Tubuyera kandi mwana we. Mana nziza mana ishobora byose. Wari warabinyeretse ko uyu mwana azaba umuretsire. Mana we. Bite byanjye se wamuna y'ibitenyine wowe utangiye kunyicira isoko. Humura we ibindi bimarire. Biguharire ibya mbere wamaze kubyica tayari none ngo mbiguharire. Go basi mandi mahire. Gaho tugende utongera kuzana ubwinjanga muri business zanjye. Nkunda abahamya buzura umwuka. Twebwe iwacu barawuzura ariko Hari ngatangaye hari iwanyu ni he? imusumba. Koko bukeye. Aho ngaho kabisa. Sha uzi ko uriya mugabo yapfuye atakandagiye no mu kibura mwaka. None si ibyo ngibyo ngiye mbizire. Tugende utongera kuzana ayo magambo. Bigenze gute se bakozi bimwe? Byihorere mwana w'Imana, byihorere rwose nuko mwene data ari yuzuye umwuka, ariko naho ubundi ibindi byose ni okay. Buriya mu Bafilipika n'ibice 13 haranditse ngo cobozwa byose na Kristo miki imbaraga. Buriya Kristo wamusabye imbaraga nta kabuza yaziguha. Ndabeshyara Ntabwo beke. Buriya twarebye muri iki gipangu turavuga ngo aha ngaha hari umuntu ukundwa n'Imana ugomba kwigishwa kandi agomba kuba wowe. Agomba kandi kuba wahiswemo. Ni nayo mpamvu rero turi hano. Ariko nanone mu Baroma 5 ndabona handitse ngo mbere na mbere yo kumva ijambo ry'Imana banza utanga iki? Amaturo. Mbere na mbere ubundi mbere yo kumva ijambo ry'Imana wabanje gutanga amaturo. Banza utanga amaturo. Kuko gutanga amaturo ndabona hano handitse ngo nuko Mose atamba inama ye kugira ngo byose abigire ute
abigereho. Wabyumvise mwene da? Na Mose yabigezeho kubera ko yatamvye inama yiwe. Rero nawe tudatinze ndakeka nta kindi gisigaye wagenda ukazana amaturo nimba ari mu nzu nimba ari mu mufuka. Sinzi ariko nyine cyambere ndabona ari amaturo. Amaturo ni byiza. Amaturo niyo ya mbere. Mbere na mbere rero kugira ngo dukomeze dusoma mu Bami 12-13 mbere na mbere ituro ry'ishimwe ritange. Sundi ituro ry'ishimwe azi cyari cyora cyangwa tukimusobanurira. Tugusobanurira ituro ry'ishimwe. Ituro ry'ishimwe ni cyagihe utanga kimwe mu 10 byawe by'amaturo kugira ngo nyine byose rega Imana iranagukunda. Iramukunda nanjye nabibonye rega. Ntabwo ubibona. Se ni wari wuzuye umwuka ni wari uri kubimbwira ari ahepfo. Imana yarakwishimiye rwose mwene da. Imana yarakwishimiye rwose ahubwo ndakeka nta kindi gisigaye usibye gutanga amaturo. Ahubwo niba ufite n'abandi bantu bari hariya mu nzu wagenda ukabazana naho tukabigisha mu gatura mwese. Amen amen. Nanjye ndikumva ndimo gufashwa kabisa. Hano ndakeka wafashijwe. Rwose wewe kudafashwa. Ari ikindi se wagenda ukazana amaturo nta kibazo. Nta kibazo tura kabisa, amaturo ni meza cyane. Ariko nyine ngiye ndumva nshaka kurya. Ushaka kurya nk'iki se mukozi w'Imana? Kumva nshaka kurya n'agakoko. Urya inkoko se wora agaca. Wowe se ko twagusubira ingagi. Mugabanya amagambo se dukomeza amasengesho. Si mwene so se? Nkaho rero dutanga amaturo. Amaturo se agenda. Aragenda se? Inde? Ndeze. Ndeze sahuriye he nibyo turi. Sha Pastor Chu, ahantu hose twanyuze. Ni ubwa mbere mbonye umuntu udashobotse. Sundi wanza ni amazi yo kunywa. Yo kunywa se? Harayo uzi barya. Regisi we. Regisi. Kigaha ariko abagabo baranyinga zikarya pe. Ariko uyu nguyu wabara abakuru bahaba. Wamubajije sinago umureba. Niko shay wanyu n'abakuru bahaba. Njewe se? Oya uri. Ni njewe mukuru. Ngaho rero pfukama ngusengera. Ubu buno se? Oya ubutako. Ariko ushaka kuki ufite agasuzuguro. Icara gusangiza fafu. Pfukama se nyine fafu. Pfukama neza. Kintu wajyange wabo n'abakuru bahaba. Nibyo bigofero wambe. Ubundi ibyo ni biki wabo? Nibyo wabiyambarishije. Nabara pe. Bigenze bite se kandi we? Abahamya we, abahamya gahanga we noneho bindagire we abahamya. Abahamya bakoze iki? Baje kunsengera kare. Kare ni nkabaho shabanza utanga icyacu.